reka mbajyane kure cyane mu myaka isaga 1900 ishize, kure cyane mu bantu mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mbere y'imyaka irenga 1900, igihe abantu batari bazi ibyuma, batari bazi impapuro, ndetse batari bazi no kwandika amateka yabo ndetse n'ubuzima birigamo n'ubuzima bwa buri munsi, hari ahantu ku isi abantu bafashe icyemezo gikomeye cyane, kureka kwirirwa bimuka bakiyemeza gutura hamwe. Turabizi yuko mu myaka ya kera abantu birirwaga bimuka bahunga ibyorezo, bahunga n'inyamaswa, bahunga n'amapfa, ariko abangaba bo biyemeje gutura ahantu hamwe, bafata icyemezo cyo kubaka inzu, dore ko ari naho hantu hubatswe bwa mbere ku isi. Ahantu n'ahandi hubatse inzu bwa mbere ku isi, ino nyubako yubatswe bwa mbere ku isi muri catrahoyuk. Tekereza itarimo imihanda, itarimo imodoka, itarimo inzu, itarimo indege. Abantu babagaho bari bazi guhinga no korora gusa, nta kindi kintu bari bazi, ariko ubuzima bwabo bwari bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru utakeka, kuko babagaho nabi, kwimuka, bahunga ibiza bigiye bitandukanye n'ibindi bikoresho byose baburaga, bagakenera bakabura iyo babikura, bigasaba yuko bimuka bakajya gutura ahantu biri. Nyamara bashyize hamwe baratekereza bati, nituba dushize hamwe tuzarushaho kubaho neza, dutere imbere, tumenye byinshi, tuvumbure n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Abantu bo mu giturage cya catrahoyuk bubatse inzu zabo mu byondo byumye, bazishyira ahantu hamwe zegeranye cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta n'umuhanda n'umwe wigeraho ubagamo. Bivuge ngo inzu zabo zari zubatse zifatanye zose, kuko buri muntu yacaga hejuru ari gutaha. Wasangaga gutaha k'umuntu ari kugendera ku gisenge cy'undi muntu kugira agere ku nzu ye, kuko izi nzu nta n'umuhanda n'umwe wabaga hagati yazo. Birumvikana umuntu yacaga hejuru kugira aje mu nzu ye, kandi ni inzu zari zubakiye ahantu hamwe, buri muntu afite inzu ye. Umuntu yagendaga ku gisenge cy'undi akagica hejuru agiye mu nzu ye. Iyo witegereje umudugudu wabonaga gusa nk'igice kimwe kinini cy'inzu gifatanye cyo hejuru, kuko hejuru habaga haresha, haringaniye, hameze nk'ikibuga cy'umupira. Birumvikana ko izi nzu no gutaha bacaga hejuru bataha. None se abantu binjiraga bate mu nzu? Reka tubyibazeho. Wowe tugeranye ahangaha wakora like and comment, share mu gihe ibyo dukora ubonye byakunyuze. Ndabizi ntabwo wagira ahangaha ubona nta kintu kirimo. Kera mu myaka ya hambere isaga 1900 isize mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, kwinjira mu nzu kw'abantu ntibanyuraga ku muryango nk'ubu ngubu tubizi, dore ko ubu ngubu umuntu unyuze hejuru muri iki gihe bamubara nk'umujura cyangwa se igisambo. Kera mu myaka isaga 1900 isize binjiraga banyuze ku gisenge cy'inzu hejuru. Umuntu yamanukaga mu nzu akoresheje umwobo uri hejuru ku gisenge. Ibyo byabafashaga kwirinda inyamaswa n'abantu babagaho mu bindi bice bashoboraga kubagirira nabi. Birumvikana ibi ngibi babikoze yuko birindaga inyamaswa ko zakwinjira mu nzu, kuko ikigeni bari bagatekereje urugi, dore ko naho hejuru hararaga harangaye. Babikoze babifata nk'ubwirinzi, kwirinda inyamaswa n'abandi bantu baza kubangiriza mu bindi bintu runaka byabinjirira batabyiteze. Muri izi nzu bubatse hejuru zimeze nk'ikidara niho bararaga, ni naho batekeraga. Birumvikana ko iyi nzu yari yubatse nk'ikidara hejuru ifatanye, bacaga hejuru bari gutaha. Nayo yari imeze nk'ikikoni cyabo, ni nayo yari na dushe, bakanavukiramo bakanahapfira. Ikidasanzwe noneho kurushaho muri iyi nzu, iyo umuntu yapfaga bamushinguraga munsi y'inzu cyangwa se munsi y'uruhave, ariko akenshi bakunda kubashingura mu nzu yabo hagati cyangwa se inyuma y'inzu mu ruhave rw'inzu. Ibyo byerekana ko iyo nzu atari ahantu ho kuba gusa, ahubwo yari igice cy'umuryango n'amateka yabo. Niho babaga bakanapfira, bakanabashingura, dore ko noneho ikimenyimenyi ikintu gikomeye kurushaho, umuntu wapfaga muri uwo muryango bamushinguraga mu nzu, ntabwo bamujanaga hanze. Abaturage bo mu giturage cya catrahoyuk kubera kumara ahantu igihe kirekire byarangiye bashinze n'idini. Abaturage bo mu giturage cya catrahoyuk bari bafite n'ubumenyi budasanzwe ku gihe cyabo, dore ko ariko bigaragazwa n'abascientifique babayeho mu yindi myaka yagiye ikurikira. Bashushanyaga ku nkuta z'inzu
bagashyiraho amashusho, inyamaswa, abantu n'ibimenyetso by'idini ryabo bari barashinze. Ibyo biduha ishusho y'uko batekerezaga, ibyo batinyaga n'ibyo bubahaga akaba ari byo basenga, akaba ari byo bita imana zabo. Ikindi kintu gitangaje abaturage ba Catholic bakoraga, nta kimenyetso cy'umwami cyangwa umutware mukuru bagiraga muri iyo karitsiye yabo, cyangwa se umutware wigeze uhatura. Bivuze ko bari abantu bangana, nta mukuru nta mutoya, bose bari bangana, bafatanyije mu buzima bwa buri munsi, buri wese afite agaciro kangana n'akundi. Nta mwami cyangwa se umuperezida cyangwa se umukuru w'umuryango wigeze uhaba, bose bari bangana. Icy'ingenzi kurushaho byose ni iki ngiki tugiye kureba aha ngaha. Catrahoyuk niho dushobora kuvuga dufite iki gihe icyerekezo tuti, cyangwa se dushobora kuvuga dushingiyeho. Aha niho inzu z'abantu zatangiriye kuba inzu mu buryo tuzi uyu munsi twita nk'inyubako, n'aya ma etaje yose ubona ku isi niho byatangiriye kugira byitwe inzu. Ni intangiriro y'umujyi, intangiriro y'umuryango utuye hamwe, dore ko iyo hataza kubaho inzu ntihari kuza kubaho umuryango utuye hamwe, buri wese yabaga akinize. Intangiriro y'umuco w'abantu kugira ngo bamenye gusabana, bamenye ko abantu bose bangana. Iyo winjiye muri aya mateka ubona ko inzu duturamo uyu munsi ifite inkomoko kure cyane, mu myaka isaga 1900 ishize, mu bantu babanje gutekereza ko mu mutekano w'umuntu cyangwa se mu mutekano w'umuryango no kubana mu mahoro ushobora gutuma umuntu atekereza kure, akaguka mu mutwe, agakora igitekerezo batari biteze ko byakunda, bakashyira hamwe bagasenyera umugozi umwe, bakagera kure cyane mutakekaga. Mwabanaga aha ngaha ni ofisi dudore nk'ibisanzwe. Wowe wakoze nagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora, ukiyunga kuri uno muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Niba ari n'igitekerezo wafite runaka wakandika muri komenti tukazagusubiza. Ciao, imvura igwa n'isubira. Tuzahure muri video z'ubutaha.